Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko muri amahoro aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ari nako kandi tubabwira yuko iyi ari kampani yanyu Nzuri Business Group Limited idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa kandi ku giciro cyiza cyane. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe, kanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho ku masikrini yanyu, ni amazu meza cyane, ni amazu meza cyane tugiye kubatemberera, amazu ari ahantu heza cyane, amazu meza arimo ibikoresho byiza kandi akodeshwa arimo ibikoresho byose. Izi nzu zikaba ari inzu esheshatu, ni inzu esheshatu zitandukanye, kuvuga ngo iyi etaje iriho inzu enye nk'uko muri buze kugenda mubibona ku mashusho. Murabona yuko hari na porutayi enye, buri nzu igiye isepaye, iri muri geti yayo n'indi muri geti yayo n'indi muri geti yayo. Hanyuma kandi izi nzu enye z'ama etaje, buri nzu ikaba ifite ibyumba bitatu na salo na saramanje na kwizine nk'uko muri kubibona. Bivuze ngo hasi hari salo, hakaba saramanje, hakaba kwizine n'agasitoke kayo, ndetse hakaba n'icyumba kimwe hasi gifitemo dushe na tuwarete, hakaba n'indi tuwarete noneho y'abantu b'abashyitsi bari muri salo. Hanyuma hejuru hakaba ibyumba bibiri, ubwo ndavuga kuri buri nzu. Ibyo byumba bibiri biri hejuru, buri cyumba nacyo gifite dushe na tuwarete byacyo. Bivuze ngo buri pariti imwe muri izi nzu enye z'ama etaje, buri etaje imwe iba ifite ibyumba bitatu, dushe na tuwarete eshatu, salo, saramanje, kwizine na sitoke. Hanyuma ikagira na pakingi yayo y'imodoka zitari munsi y'ebyiri nini n'eshatu ntoya. Noneho iyi nzu ukaba ubasha kuyikodesha irimo ibikoresho byose. Ushobora gufata ibyo byumba bitatu gusa, ushobora gufata inzu yose en general, cyangwa se ugafata n'icyumba kimwe bitewe na gahunda zawe, cyane yuko icya mbere ni uko uhagera, kuko izi mezo de passage cyangwa se izi nzu zo kuruhukiramo by'igihe gitoya, ni inzu zikoze neza kandi rwose ziri ahantu heza, zirimo ibikoresho byiza bijyanye n'igihe nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho yanyu. Udashoboye no kuyifata yose, ushobora gufata icyumba kimwe ukajya ukoresha salo, ugateka, ibyo byose biremewe nta kibazo. Si izi nzu enye rero nababwiraga gusa, kubera ko nabwiye ko ari inzu esheshatu, hari indi kadasitiri nanone igabanyijemo kabiri iri inyuma y'izi nzu, inyuma y'izi etaje. Iyi kadasitiri rero nayo nk'uko muri kubibona, nayo ifite ibyumba bitatu, dushe na tuwarete eshatu, salo, saramanje, kwizine, ndetse n'ibikoresho bikoze neza bijyanye n'igihe. Nayo rero ikaba ikodeshwa kimwe n'izi nzu. Ba bantu mujya muduhamagara muti turashaka amaparitema ya makeya, turashaka mezo de passage aciriritse n'iki, twayabazaniye ku buryo ushobora kuba muri etaje uri abantu hose ariho hose ushaka, ku bihumbi byawe 500 ukaba uba mu nzu rwose iri full ku bikoresho byose, iyi ekipi irimo buri kintu cyose, ukishyura 500 mu nzu y'ibyumba bitatu. Ari nako kandi ushaka kuza ukavuga uti ngewe iyi nzu yose ndayishaka umunsi umwe, 2, 3, cyangwa icyumba kimwe ushaka kwiruhukira, ibyo ngibyo byose birakunda. Nta handi rero izi nzu ziherereye ntarondogoye, ziri mu karere ka Nyarugenge, hano mu murenge wa Nyamirambo hafi y'umurenge. Nk'uko nababwiye, mezo de passage imwe ni 500, ariko biri negosiyabule, ari nako ushaka gufata icyumba kimwe cyangwa ugafata inzu yose cyangwa ukazifata zose. Wowe uduhamagare kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 0123. Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House, aho dukorera muri etaje ya kabiri kizamuka muri esanseri, ugakata iburyo tugera muri Nzuri Business Group Limited. Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Marketing. Nako kandi wajya kuri website yacu www.nzuri.com
rwa. Niko rero tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ari nako kandi tubibutsa gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mubone ibyiza byose tubagezaho. Iwacu umukiriya ni umwami, ni karibu cyane, turabakunda.